Ndabasuje kandi mbahaye ikaze njye muba muri kumwe muri bino biganiro nk'ibisanzwe ndi MBOT, iyo ni Easy Life Talk podcast. Utarakora subscribe cyangwa se ngo dufollowinge kuri TikTok, uyu ni wo mwanya. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu cyitwa childhood experience. Childhood experience ni ukuvuga ngo muri cya gihe umuntu aba akiri umwana cyangwa se ukiri umwana, ibyo waciyemo ni ibiki waciyemo, ese byari byiza cyangwa se byari bibi. Uyu munsi tugiye gutangira tureba ese ni ibihe bintu byiza bibaho iyo umwana yaciye mu buzima bwamubereye bwiza. Hari igihe umuntu aca mu bwana bwe akaba yarahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye. Reka mbere na mbere rero duhere ku byiza. Ubwo ni igihe umwana yavutse akarerwa n'ababyeyi be, bakamuha urukundo, bakamwitaho mu buryo bwose, abona buri kimwe cyose akeneye, ariko nanone ababyeyi bakamufasha kugenda asobanukirwa ko hari igihe biba bimeze neza, hari n'igihe biba bitameze neza. Mbese ntarerwe bajeyi, akarerwa mu buryo bwuzuye. Iyo niyo bita childhood experience. Bitandukanye rero no kuba umwana yaraciye mu buzima butari bwiza, aho ahura n'ibinyuranye n'ibyo nari mvuze haruguru. Reka rero dutangiye turebere hamwe ibintu bitanu byiza bya mbere, cyangwa se ibyiza byo kuba umwana yarakuriye mu buzima bwiza. Si ukuvuga ngo wenda yakuriye ahantu yavukiye mu muryango w'abakire, ntabwo ari cyo bivuze, ahubwo ababyeyi be mu byo bari bafite cyangwa se n'abamureze mu byo bari bafite babikoze ku buryo biri buze kuba hari icyo bigiye kumwubakamo kuruta kumusenya. Cyane cyane bino bintu bigenda byibanda bikora ku marangamutima. Buriya amarangamutima ni ikintu gikomeye, kuko ibyo umuntu akora yarakuze akenshi biba bishamikiye kuko yakuze, cyangwa se ku ngaruka ubuzima yaciyemo, ingaruka zagize ku marangamutima ye. Ese izo ngaruka zaramumwubatse cyangwa se zaramusenye? Yego, uyu munsi rero nibyo tugiye kureba. Reka rero twihuse dutangire ikintu cya mbere. Hari ikintu cyitwa secured attachment cyangwa se secure attachment. Urabona hari ukuntu mu mubano w'abantu, cyane cyane muri relationship, usanga umuntu akundana n'umukobwa cyangwa se n'umuhungu, ariko umwe muri abo ngabo ari toxic, cyangwa se ntago yitwara neza mu rukundo. Ni wa wundi ugukubita, ni wa wundi ugutuka, ni wa wundi utaguha umwanya, ni wa wundi ugufuhira ku buryo agufatanye n'umuntu yabicanya mwembi muri babiri. Rero uwo muntu witwara gutyo ntago aba afite attachment, cyangwa se ntago amarangamutima ye n'ay'umukunzi we iyo byihujije, ntago uwo muntu aba yumva yuko bizaramba. Aba afite umutekano mukeya y'uko uko guhura kw'amarangamutima kudahagaze neza. Rero umwana rero waciye mu buzima bwiza butagize ingaruka ku marangamutima ye mu rukundo cyangwa se mu mibanire ye n'abandi, aba afite secured attachment. Akundana n'umuntu ku buryo iyo abonye ibintu bitagenda neza mu rukundo, we abivamo, ntabwo agumya kubyihambiraho kandi abona yuko biri kumukomeretsa. Mu gihe wa wundi we wahuye n'ibibazo mu gihe cy'ubwana ashobora kubibamo, ashobora kugira iyo insecured attachment akanayigumamo bitewe n'iki already n'ubundi nibyo yakuriyemo akiri umwana. Ikintu cya kabiri rero ni ikintu cyitwa emotional regulation. Uyu aba ari wa muntu ubasha kugenzura amarangamutima ye, ntabwo aba ari wa muntu uba urakazwa n'ubusa. Of course umuntu ararakara, ariko we agenzura amarangamutima ye. Iyo yishimye n'iyo yarakaye byose abasha kubigenzura. Ntimurabona se umuntu wishima akarenza urugero, umuntu ashobora kuba wenda yabonye nk'ikiraka cy'ibihumbi 500, yari asanzwe wenda akubita nk'uturaka tw'igihumbi,
rw'ibihumbi 100 cyangwa se utundi twa makeya, ariko yabona nk'ibihumbi 100 agahita asara akajya hejuru, ugasanga yose aragiye mu bihumbi 500 yakoreye, 1/2 arakinywereye. Uwo muntu nyine ibyishimo yagize ntabwo ari kubasha kubikontorora, na wa wundi ugira umujinya nawe ntabashe kugira gute, ntabashe kuwugenzura. Ni uyu ubasha kubikora rero aba yarabashije kugira igihe cye cy'ubwana byagenze neza, yari afite ababyeyi bamwigisha igihe habayeho kurira cyangwa se kubabara, ababyeyi be bakamufasha kubisobanukirwa, cyangwa se yabonye urukundo rwa kibyeyi muri cya gihe yari afite ibibazo by'amarangamutima. Hari ikintu cyitwa self esteem, twigeze kuvuga haruguru ikintu kijyanye na relationship, aho ushobora kuba mu mubano cyangwa se ushobora no kuba mu kazi cyangwa se no ku ishuri. Hano kuri Easy Life Talk tugenda tugaruka ku kintu cyitwa occupational performance, uburyo witwara mu byo ukora mu mirimo yawe ya buri munsi, cyangwa se mu byo ubamo bya buri munsi. Ni relationship, ni akazi, ni ku ishuri, ni mu mubano wawe n'izindi nshuti. Ibyo byose uburyo witwaramo, uburyo ukoramo akazi kawe ka buri munsi, uburyo ukorana n'abandi, uburyo wiyitaho, ibi byose nibyo byitwa occupational performance, cyangwa se uburyo ukoramo ibintu byawe. Twigeze gukomoza rero ku kintu kijyanye na relationship, aho twavuze ko relationship ari toxic, nyine wa mubano burimo amakimbirane n'ibintu byose bitagenda neza. Iyo umuntu azi agaciro ke, iyo afite self esteem, cyangwa se iyo yiha agaciro, cyangwa se yumva ko ari uw'agaciro, ntago aguma muri bya bintu biri kumwangiriza amarangamutima, cyangwa se bitari gutuma atera imbere. Ushobora kuba ari akazi ubona ufite ubundi buryo bwo kubona akandi kazi akurimo katagushimishije, akurimo kataguhesha agaciro, cyangwa se kadahuye n'ubumenyi ufite, ukabona wowe ibyo bagukoresha ntago bihura n'ubumenyi ufite. Wenda baguhaye position iri mu cyiciro cyo hasi cyawe ugereranyije n'icyo uriho, kandi ufite ubundi buryo bwo kugira ngo ubone iki, ugira ubundi buryo bwo kuba wabona akandi kazi, ariko kubera ko wowe utiha agaciro cyangwa se valeri yawe utayizamura, cyangwa se ngo ibe ku kigero ubona ikwiriyeho, ukumva nureka ka kazi kandi mu by'ukuri ubona ko ku kigero hafi hejuru ya 80% ushobora kubona akandi kazi, ukaba wavuga uti oya reka ngume hano, cyangwa se reka ngume muri uyu mubano nubwo turi kubana ariko atari kumerera neza, ari kumfuhira, ari kunkubita, ari kunkomeretsa mu marangamutima. Iyo ufite self esteem yawe ihagije, ubasha gufata ibyemezo bishingiye ku mahitamo y'uburyo wowe ugomba kuba umeze. Hari ikindi kintu cya gatanu kigaragaza umuntu mukuru ariko waciye mu gihe cy'ubwana bwe akagicamo, agahura n'ubuzima bwamufashije kuba amarangamutima ye atarakomeretse, cyangwa se yaraciye mu buzima bwiza. Nimvuga ubuzima bwiza si ukuba yarakuriye mu muryango ukize, ahubwo yakuriye mu muryango umuha urukundo, cyangwa se umwigisha navuga gusobanukirwa imiterere y'ubuzima. Ubuzima ni ups and down, habaho igihe kibaho hakaba ari ibyiza, hakaba n'igihe kibaho hakaba hari ibibi. Ibi byose rero ukaba ubizi neza. Rero ikintu cya kane tugiye kugarukaho ni ikintu cyitwa empathy, cyangwa se ubushobozi bwo kumva amarangamutima y'abandi. Ibi ngibi cyane tubisanga mu kazi. Iyo uri gukora akazi, wenda cyane akazi ko gutanga serivisi, cyangwa se n'akandi kazi urimo, uburyo wakiramo abantu. Umuntu akaza ababaye ashaka serivisi, ariko kubera ko udafite ubushobozi cyangwa se ubushobozi bwimbitse mu kuba wakishyira mu mwanya w'uje kwaka serivisi, ukaba wamuha serivisi mbi bishamikiye kuki? Bishamikiye kuri kwa kundi wowe wubakitse mu gihe cyo mu bwana bwawe, ugasanga biri gutuma udatanga serivisi nziza, kubera ko ntabwo uri kubasha kwishyira muri uwo mwanya w'umuntu wazindutse saa 11
akaza kugira ngo abe uwa mbere, then ukaza ukamucishaho abantu 1 2 3 4 5, we ntuha agaciro k'aho yaturutse, uburemere bwa serivisi yaje kwaka n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Icya gatanu rero tugiye gusorezaho ni ikintu cyitwa resilience cyangwa se ubushobozi bwo kuba wakongera ukagira akanyabugabo igihe wahuye n'ibibazo, wakongera ukagira imbaraga zo kongera gusubiramo ikintu watsinzwe, wakongera kugira ubushobozi bwo kongera gukomeza business niyo waba wahombye, yego. Cyangwa se no mu kazi bakwirukanye bakakubwira ngo uzagaruke igihe iki n'iki, hari umuntu nyine baha ibihano runaka akumva nta nubwo ashaka kongera kugaruka muri cya kintu, ariko ubwo bushobozi bwo kongera kugira imbaraga zo guhangana na cya kindi watsinzwemo nicyo cyitwa resilience. Ibyo rero ni ibintu bitanu, ubutaha tuzakomezaho tureba n'ibindi. Ni ibintu bitanu bigaragaza umuntu mu gihe cye cyo mu bwana yabashije kugicamo mu buryo bwiza, cyangwa se ubunararibonye yaciyemo mu gihe cyo mu bwana bwamufashije kugira amarangamutima yubakitse, aba ari kumufasha kuba mu gihe yakuze ari kubasha kwitwara neza mu mirimo ye ya buri munsi. Turabashimiye rero mwe mwese mwadukurikiranye kugeza kuri uyu munota. Wowe utarakora subscribe, please bikore kugira ngo ushyigikire kino kiganiro, ariko nanone mu rwego rwo kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi, sangiza inshuti n'abavandimwe bino biganiro, hanyuma muri comment section mutubaze, muduhe ibitekerezo, inyunganizi ku byo tuba twabagejejeho. Murakoze. Ibiganiro byacu hano kuri Easy Life Talk Podcast nakagaruka. Ciao ciao.